Yesu ari hano Yesu ajya turinda kugendera mu kigare nk'ubu twakabaye tunywa inzoga ariko Yesu kuko aba ari we yaduhamagaye aduhuma amaso yo kuba twanywa izo nzoga cyangwa nyine twararikira n'ibindi by'isi nyine urabona hari byinshi byadukurura ariko kuba muri Yesu byonyine agira ibyaguhisha akagira ibyakurinda akagira naho yakugeza. Zaburi ya mbere. Ari hano ngo duhesagire aturemera amashimwe nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano Yesu ari hano nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano baduhesagire aturemera amashimwe nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano Yesu ari hano baduhesagire aturemera amashimwe nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano ngo duhesagire aturemera amashimwe nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano Yesu ari hano nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano. Amahoro y'Imana, inshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turabakunda murabizi. Kuri Zaburi ya mbere TV uyu munsi twongeye guhura nk'abana b'Imana dushima Imana yabanye natwe mu minsi yashize cyane ko mutaheruka kutubona mu biganiro tubategurira buri munsi. Hari ibitero by'umwasatana baragiye tugabaho ariko umwami Imana akaba mu ruhande rwacu. Turashima Imana uyu munsi, turashima Imana iki gitondo ko yaturinze tukaba turi amahoro. Njyewe ngize umugisha ndetse n'abadukurikira uyu munsi bazaniye abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ngiye kubaha akanya batangire batwibwira tubone kuganira, badufungurire kuduseke ku gaseke batubikiyemo badufitiye uyu munsi. Ntago ndi buvuge byinshi kuri bo, baraza kwivugira. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bashiki bacu. Yesu ashimwe ahimbazwe. Batangira yibwira abantu badukurikira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Muhawe n'Imana Laurence. Ndi umukobwa ushima Imana. Ndi umunyeshuri. Umunyeshuri niga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Iwacu ni inaha muri Rwamagana, umurenge wa Muhazi.
akagari ka Karitutu, umudugudu wa Gatare. Uyu murimo rero ndawukunda cyane kandi njya nkunda no kubyumvamo nkumva nyine nazamuka mu mpano yanjye n'Imana ikabimfashamo. Murakoze. Nimba atari ibanga utubwiye urakiga mu mwaka wa 3 w'amashuri, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. 16. Ugeze ubundi uzabafatiranga muntu. Yego. Wamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe ryari? Namenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu mwaka wa 2018. 2018? Yego. Ejo bundi. Imyaka 5. Yego. Imbere y'uko umenya Yesu Kristo warinde, warubahite. Ubuhamya bwawe hakantu gato yenda nk'iminota 2. Yego. Mbere naramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nari wa muntu ndashobora kujya hamwe n'abandi mbe navuga Yesu agasuzugura ariko nyine uko buke nuko bwije uko umenya Yesu Kristo n'umwami n'umukiza bigenda bihinduka, ubuzima bugahinduka. Ubuzima nari mbaye icyo gihe sibwo ndimo ubu ngubu, nkabishimira Imana. Yesu yaragukijije? Yego. Yagukijije iki? Yanyijije indwara nyinshi, yanyiza ibintu by'ibikundi, agakungu muri makeya. Urugomo rw'abana. Yego, yarabindinze. Uganisha ku byaha bwo. Cyane. Ubundi buhamya bw'umuntu butangira nje ku giti cyanjye butangira mvuka. Mvuka kuko navuga ngo byari igitangaza, ariko aho umenyeye ubwenge niho ubundi wakavuga ibintu wumva wibuka, niho uvuga ugenda utangaho ubuhamya. Aho Yesu yagusanze, uwo wari w'icyo gihe, naho mwahuriye, naho ugeze uyu munsi, naho kugejeje cyangwa na viziyo ufite mu Mana. Imana iguhe umugisha mushiki wacu. Wowe Yesu ashimwe. Isahimbazwe. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Wakwibwira abagukurikiye amazina? Murakoze. Nitwa Nishimwe Esther. Ndi umukobwa ushima Imana, nigaga mu mwaka wa 5, ariko ubu ngeze mu mwaka wa 6. Ndi umuririmbyi cyane ko ni ibintu nkunda cyane, kuko natangiye kumenya ko nafite imana yo kuririmba mfite nk'imyaka 8. Nibwo natangiye kumenya ko nifite imana yo kuririmba. Ko ndi umwana wakuriye mu rusengero, ngiye ntago navuga nyine ngo nari umuntu nyine wakure cyane. Navutse nsanga mu rugo ari abakristo, nanjye nkurira muri ubwo buzima, n'Imana igenda ibimfashamo. Ni ryari waba warigeze ubona Yesu ku giti cyawe, apana uwo wumvanya ababyeyi, uwo wumvanya abandi? Yego, murakoze. Yesu naramubonye, ntago ari umuntu numvanya abandi. Naramubonye niga mu mwaka wa 2 primaire, nakoze impanuka. Uwo munsi nakoze impanuka, imodoka yarankubise ngiye ku ishuri, ndimo ndambukira umuhanda. Yego. Hanyuma nyine ngenda niruka mvuga ngo ntacyo mbaye. Abantu benshi banatekereza ko nanumye, ariko sinigeze nanakomereka. Ibyo ni ibintu nshimira Imana, kandi n'Imana nabonye ubwanjye. Icya kabiri, nigeze kurwara uburwayi, ngeza aho numva nahamagaza ababyeyi banjye nyine nkabasezera, ariko ndi mu cyumba nsenga Imana yo mwijuru iransanga. Ndashimira Imana ko nayibonye atari Imana mvuga numvanya abandi. Byumvikana ko wabonye ukuboko kw'Imana uwo munsi. Yego. Ubundi muri makeya mu buzima busanzwe umunsi wawe ubupanze ute? Guhera mu gitondo kugeza nijoro umunsi wawe upanze ute? Ubundi mu gitondo mbere na mbere iyo mbyutse ndasenga, namara gusenga ubwo nyine nshimira Imana. Narangiza nkanayisaba ko yamfasha ikabana nanjye kuri uwo munsi. Nkabyuka nkafasha ababyeyi banjye imirimo. Hanyuma kubera ko turi mu biruhuko ngasubira no mu masomo mu masaha y'ikigoroba. Byagera ku mugoroba mba muri korali, iyo dufite repetition njyayo nkajya kurepeta, cyane ko niga n'ibintu by'umuziki, nkagenda nkiga gucuranga piano. Narangiza ku mugoroba n'ubundi nkagaruka nkafasha ababyeyi banjye, nuko umunsi wanjye ubupanze. Amen. Imana iguhe umugisha. Ubundi ku bana b'Imana, abantu basenga hari ibanga tugendana. Pawulo yigeze kubivuga, aravuga ngo ikintu abayuda barusha abandi, ngo barusha icyambere kumenya ibyahumetswe n'Imana. Yego. Noneho iyo usenga cyangwa uri umukristo ubyiziho wowe ubwawe, mu gusenga kwawe, kuko reka mvuge aka kantu, hari abantu bibyitiranya, ukajya gutondagura amazina y'abadayimoni cyangwa ibitero by'umwasatani, kandi ni byinshi. Ariko iyo usenze muri iri banga ukavuga uti Imana, imigambi ya Satani yose
yose uti ndayihagaritse mu izina rya Yesu wizeye uhagaze mu buntu bw'Imana shawe bubihagaritse noneho hari ukundi kuntu uterura nk'urugendo nk'uko uterura ukavuga ngiye ku ishuri wumva wasenze mu gitondo bisanzwe ngiye ku ishuri cyangwa ngiye ku isoko barantumye ariko kare akantu uri mu nzira hari ibintu ntibikakurangaze ngo biguherane nugera imbere ujye uvuga uti Mana ukomeze undinde mu buntu bwawe mugotesha amaraso ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Himbazwe. Amazina witwa nde? Amazina yanjye nitwa Mutoni Berize. Abantu bagukurikiye hariya nabasumuze cyane. Nasuje mu izina rya Yesu. Nkaba ndi umukobwa nanjye nkorera umurimo w'Imana hano muri korali tumuririmbyi. Mu rugo ni hano. Korali yitwa ngiki? Korali abatoranyijwe. Nanjye ndi umupiyaniste uyu nguyu turajyana ndi umunyeshuri nkaba niga mu mwaka wa 4. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwawe na Yesu Kristo mubanye gute mwahuriye hehe? Yesu ni umuntu wanjye no Yesu kuko nanjye nakuriye mu itorero gusa nyine ntabwo nakuze ndi umwadeperi nyine gusa naje kwisanga muri adeperi ubwo mu rugo nago bari abadeperi ubwo nyine nanjye narakuze gutyo nza gukizwa nazi uko byaje. Wowe ku giti cyawe? Ngiye ku giti cyanjye. Ako kantu tonda aho ngaho ne dushaka kugira ngo umenye inkuru nziza ya Yesu iguhindura. Ubundi mwari abasilamu twari abadventiste b'umunsi wa 7 nabo n'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo buri muntu mu itorero abohejeje muri hanyuma kugira ngo ujye muri ADPR byagenze bite? Kugira ngo njye muri ADPR nyine nari mfite inshuti zanjye gutyo bajya muri ADPR gusa nyine sinabakundaga habe na gato n'ibintu byabo ntago nabyishimiraga gusa umunsi umwe gusa mbona ari ibikabyo bakabye cyane noneho umunsi umwe nza kujyayo gutya njya guca ku rusengero gutya nafite gahunda ndibuzinze ko nciyemo nkahita ngaruka kuva uwo munsi najya gusengera. Habaye igiterane cyangwa ari amateraniro asanzwe njyewe numva ndabikunze numva ni ibintu binejeje sinongera gufatirwa aho ngaho sinongeye nyine kuba nasubira mu badive ubu ngubu ndanyuzwe kuba ndimo kandi ndanyuzwe no kuba ndi umukozi w'Imana. Hari urubyiruko hari abagenzi bawe gukurikiye Yesu batazi ibanga ryo kugendana na Yesu ubwira iki? Ubu ngubu kugendana nk'uko turi twege ntago twakifata. Ni biki Yesu ajya kurinda kandi ukabona ko ari wabikoze? Yesu ajya turinda kugendera mu kigare nk'ubu ngo twakabaye tunywa inzoga ariko Yesu kuko bari we yaduhamagaye aduhuma amaso yo kuba twanywa izo nzoga cyangwa nyine twararikira n'ibindi by'isi nyine urabona hari byinshi byadukurura ariko kuba muri Yesu byonyine agira ibyaguhisha akagira ibyakurinda akagira naho yakugeza. Yesu agukomeze mu rugendo. Yesu ashimwe umukozi w'Imana. Himbazwe. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Witwa nde? Watangira bibwira abantu bagukurikiye? Yego. Amazina yanjye nitwa Irakoze Shifura. Dore abantu bagukurikiye nushaka kubapepere. Amazina yanjye nitwa Irakoze Shifura. Yego. Ndi umukobwa ushima Yesu Kristo. Sengera ku itorero rya Gatare. Ari ya itsinda Rwamagana. Niho nkorera umurimo w'Imana. Hanyuma mu buzima bwawe ufite imyaka ingahe nimba atari banga? Ntago ari ibanga amazina ngiye kuzuza imyaka 19. Ubwo siwe mukuru muri mwebwe niwe mutoza wanyu. Arakomeye umuntu wabatanze ku isi azi byinshi bukubarusha. Hanyuma mu myaka ya 19 Yesu mwahuye cyangwa se wakijijwe ufite imyaka ingahe? Nakijijwe mfite nk'imyaka 15. Nejo bundi? Ubwo ninde umurusha ubuhamya bwo muri Yesu? Nawe kugira ngo umenye inkuru nziza ya Yesu Kristo uhinduke umwana w'Imana. Ijambo riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya ibya kera bikaba byibagiranye. Byagenze bite uwo munsi kugira ngo wisange uri inshuti ya Yesu uri umukunzi w'umusaraba? Kugira ngo nisange ndi inshuti na Yesu navutse nsanga papa ari pasiteri mama ari umudiyakoni. Aho hantu watubwira rero ukuntu watinze kumenya Yesu. Ukuntu natinze kumenya Yesu ntabwo nakundaga ibintu byo gusenga cyane nikundiraga ibintu by'ibigare kugendana nabyo cyane. Papa akavuga ati kutajya uza ngo tujye gusenga agatereka ntabwo najya gusenga njyewe
mujya mugenda muzajya munsanga ntabwo umukozi w'Imana amasengesho ye wayacika oya nubwo utajyaga yarayatumaga cyane rwose yaransengeye nanjye mbyuka ari ku cyumweru numva nshatse kujyana nabo gusenga umunsi umwe ubumva ufite inyota yo kujya gusenga ndagatika njye kureba iyo Mana papa asenga mama namwumvanye ngiyeyo nanjye nyine. Ni iki kintu wihannye ugeze mu rusengero cyangwa ugezeyo nyine ukavuga uti iki kintu narinze kugandukira ababyeyi ndakihana? Nihannye agasuzuguro mama mbwira nyine nkamushiraho isoni. Yego komana ndimo ndabibona. Mama Imana iguhe umugisha warakoze kwihangana. Ibintu by'uburara njya gusenga ndihana nyine numva nanjye nakakira Yesu. Kuva iki gihe ntago nyikimusanze abana b'Imana atari beza. Abana b'Imana ni beza nanjye niyo mpamvu maze ngo niyo bateranye irazi kabana nabo iyo barenze umwe barenze babiri umwuka w'Uwiteka Imana ubwayo irazi kabana na iri hano nkuko mwateruye muvuga ati ari hano Yesu ari hano ndabizeza ko ari hano. Imana ikomeze bahe umugisha. Hari akandi karirimbo mwumva kabafasha uyu munsi mwaduha? Yego. Murakoze. Mbere yuko tubaririmba indirimbo mwari mudusabye tubanje gushimira Imana yatugejeje kuri Zaburi ya mbere TV kandi tugashimira n'umubyeyi wacu waduhuje mu kuvuga ivugabutumwa biciye ku Isimbi ATV. Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Amen haleluya Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Bayandi. Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Amen haleluya Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Bayandi. Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Amen haleluya Amen haleluya hasimwe izina rya Yesu Kristo bayandi. Zaburi ya mbere.